bugufi kuvoma amazi kandi ntabwo biguhagije birakwiriye yuko uhindukira ukava mu businzi ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana genda mwumve nabige data na mama banywa inzoga banywaga inzoga none nukomanye urakwiriye guhindukira ukemerera umwami akakugirira neza ukaba mu businzi ijambo ry'Imana ribahamagarira guhindukira ukava mu byaha ukamenya ko Kristo ntabwo bari guhinda nimuhindukirire Uwiteka nimumwambaza akiri bugufi Rukundo nuko mugaragu mwiza wakiranutse muri bike injira mu munezero wa shobuja. Kwizera nuko mugaragu mwiza wakiranutse muri bike injira mu munezero wa shobuja. Aha mugeze aho badapfa, mugeze aho batababara, mugeze aho batarira, mugeze aho badapfusha, mugeze muri cya gihugu mwateguriwe kuva isi igitangira kuremwa. Ariko hari izindi ntwari zababanjirije, muze mbabereke mubasuhuze mushirane urukumbuzi. Uyu ni Enoki wagendanye nanjye imyaka 300 yirinda ntiyanduze. Uyu Enoki musuhuzanye mushirane urukumbuzi. Uyu nawe ni Esiteri wihanganye Abayuda ubwo bari bamerewe nabi, Abayuda bagatabarwa. Uyu nawe ni Lazaro wihanganye. Uyu ni Lazaro wihanganye, washonje arihangana, wambaye ubusa arihangana, ntabwo yiyanduje. Nimwicare mugubwe neza, muganire ku by'uru rugendo. Mwicare mutuze. natwe turaje tutabarutse amahoro. Amena. Ni mwebwe ab'Imana yateguriye igihugu. Ni mwebwe twashyiriye ubwami bw'Imana tugezeho. ab'Imana yateguriye. Azahindura paje uretse kumwegera Kwa kimunye taduhama. None se ngwino tujyane mu maso wajya guhanura ariko vayo bese ngahoshi mu maso ni nk'ibiri by'umuntu none se mwami none se mwami kutampamagaye kandi bari maze guhamagara oya ntabwo mwegera amaso ye ni nk'ibiri by'umuriro kuba niwahamagaye kandi twarakoranaga umurimo naririmbaga ihene zanjye barazibye bagiye muri Mwebwe ntabwo mwanditse muri iki gitabo cy'ubugingo. reba neza Ibyo mwakoze byose mwabikoze mwinezeza ubwanyu. Ibyo mwakoraga byose ntabwo mwabikoranye urukundo. Abanditswe muri iki gitabo bahamagawe, mwebwe ntabwo mwigeze mwandikwa na gato. Niba bafate baba